dutwara n'inyama zo kumukamba dusigaza umugongo n'imbavu ijyanga turakikorera iyo foto noneho wikoreye umufuka w'inyama amaraso ariko kujojobera zikomeza nk'umwicanyi ukomeje gushishikariza abakunzi bacu izo nyama twarazibye turagurisha baduhaye na make twatanze amata kabiri dutanga n'ukuguru kumwe n'ishingu hamwe n'umutwe baduha amafaranga 15,000 nyumvira naho ibintu twararije ijoro turya inyama uwo munsi naraziriye zirananyisha njya kwa muganga. kwasuhuza ndetse no kuba ikaze abakunzi ba Impano y'Ubuzima TV kugira ngo tumaze iminsi tubagezeho ibiganiro byiza cyane kugira ngo imbere ya kamera muri kubabona umugabo mwiza cyane wambaye amarinete arimo araseka kugira ngo wambaye kositimu kugira ngo uyu mugabo abantu batamuzi mugiye kumumenya araza kutuganiriza tuza kwishima azwi ku izina nako araza kutubwira buri kimwe cyose kugira ngo tudatinze rero watangira wibwira abadukurikiye muri kano kanya. Haleluya haleluya Yesu ashimwe Imana ibaha umugisha. Amazina nitwa Bukedusenge François Xavier, ayo ni amazina ari ku ndangamuntu, izina nkoresha mu kazi muri karisi uko banyita uko nitwa pasteur, izina nkoresha mu murimo w'Imana yaba nitwa Deni ry'Imana. Iryo zina rero ndarikunda cyane. Naze kugira abantu bacu naze kubabwira mu ncamake nababwira ngo araza kutubwira uyu murebe cyembere yitwa Deni ry'Imana. Twabazaniye Deni ry'Imana rero Deni ry'Imana Karame ngo watangira ubwira abadukurikiranye sibyo Deni ry'Imana ni muntu ki? Deni ry'Imana ni umugabo ni umukristo w'itorero ADPR nsengera ku mudugudu wahariye Rwabutenge Paruwasi Michel, ndi umudiyakoni, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanzi n'ibindi umwami Yesu anshoboje ndabikora. Yego uri umuhanzi. Ese Deni ry'Imana iryo zina Deni ry'Imana ryaturutse guki? Deni ry'Imana ryaturutse ku ndirimbo. Yego Imana yampaye ubuhanuzi, indirimbo yitwa Ideni ry'Imana irangije nyita Deni ry'Imana. Abakunzi bacu bafite isano kanya rero ngira ngo watangira basogongeza ukatubizemo gato cyane muri morale ritime y'indirimbo Deni ry'Imana ariko tukabasha kuyumva. Yego Ideni ry'Imana ntabwo baryambura, ideni ry'Imana ntabwo wariheza, kuko ahigushakiye iragufata ubundi ukaryishyura kandi unezerewe. Njye sinari nzi ko ndimo ideni Imana, naje kubimenya ari uko nkijijwe, none yaramfashe kandi irankomeza ubundi kuryishyura kandi ndanezerewe. Amen. Amen. Ideni ry'Imana aho baryambura. Ideni ry'Imana uri gukora indirimbo wari ugendeye kuki ese kwandika indirimbo Ideni ry'Imana ushingiye kuki igitekerezo cyo kwandika indirimbo cyaturutse? Igitekerezo navuga ko ari Mwuka Wera. Nari ndi kuzamuka njya hano mu kazi kubera ko ngiye niyo ndi guhanga ntabwo ngira hano nandika, ahubwo byose biba biri mu mutwe. Hanyuma igitekerezo kiba kiraje ndavuga nti ko numva indirimbo z'Imana zikaryohera kandi nziza, ubundi nanjye wasaba Imana ikanyihera indirimbo itandukanye. Ubwo ndasenga, maze gusenga burya Imana tubana nayo kuko iba muri twe, tuba turi kumwe nayo. Ndasenga nsaba indirimbo itandukanye nk'uko nabivuze. Ngiye kumva numva mu matwi yanjye hajemo ideni, banza kugira ngo hari umuntu udimo ideni. Nuko indirimbo yaje nuko abati n'ubuhanuzi bw'Imana buturutse mu ijuru. Ndavuga nti Imana ishimwe. Yego. Indirimbo ifasha iki abantu muri sosiyete y'abantu? Indirimbo Deni ry'Imana ibafasha iki
njye kuyandika wari ugamije gukosora iki muri sosiyete? nari ngamije gukosora umurimo w'Imana kuko hari abantu banze gukorera Imana kandi nta kindi Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hano mudeni abuza busanzwe usibye wenda turaza kugaruka ku buhanzi bwawe utubwire ese hari n'ibindi tuzaza kuba twaganira nawe ese mu buzima busanzwe bw'Imana akora iki hano tubaho kuko twariye ukora iki mu buzima busanzwe ubundi ndi umurobyi. Yego ndi umurobyi w'isamaki nubwo mba ntagiye kuroba uyu munsi ariko hari umuntu uba wajyanye umutego aba arimo yagiye mu kazi. Yego ubifura zifata ifi ziraboneka byanze bikunze iyo umuntu yizeye Imana irazireba. muri iki gihe cy'izuba ifi zihahira Imana yaravuze ngo tuzaboneraho abandi baburiye. tuzabona abandi baburiye Niko bimeze izanjye zigomba kuboneka. nizere ko muri iki kiganiro cyagaga kwinakana Oya ntiwagatamira ni gahunda. Ndubera mu gishanga ahantu hose hari amazi haba harimo isamaki. Niyo zidahari Imana irazirema. Ntabwo kanya biremye nona. Imana rero tujya tuganira ese Imana kuba wabaho muri iyi nzira yawe kandi kariyeri yawe kandi ari kubyita nizihe mbogamizi ugenda uhura nazo cyangwa uhura nazo mu kuba wakora umurimo w'Imana binyuze mu bihangano bya gihugu? Niyo mbogamizi ni amafaranga mbura. Amafaranga niyo mbogamizi ituma ntakora umurimo w'Imana kuko njyewe nkunda umurimo w'Imana. Uzi ko hari igihe nshobora no kuba nanabwirwa ariko nkakora umurimo w'Imana unyitabaje mu murimo w'Imana. Niyo naba ngiye gukorera amafaranga navuga nta mafaranga ntabwo aruta umurimo w'Imana nkashyira ku ruhande ariko nkajya mu murimo w'Imana. Yego niyo mpamvu ndi ideni nyine ese ntabwo nagiye kwishyura. Yego ni ayahe mateka twakwiriza kuri weho muri kariyeri muri iyi kirambi iki mu byo wagiye unyuramo ni ayahe mateka twakwiriza muri iyi nzira yagoranye? Inzira igoranye agakiza karangoye. Agakiza karamvunnye kugira ngo nkashyikire. Karamvunnye cyane. Kugira ngo mbone agakiza njyewe byasabye yuko mva iwacu ku ivuko nza muri Kigali. Hari umuntu uva iwabo aje mu mujyi wa Kigali ashaka amafaranga ariko njye ntabwo naje gushaka amafaranga ahubwo Imana naje ngenje kwishakira agakiza. Imana rero impera agakiza mu mujyi wa Kigali ndayishimiye rwose. Kariteho byari byaranze. Nari mubi cyane. Nari igisambo, nari ingegera, nari imbobo, nari ibandi, nari umujama nkaba n'umutafu, nari umuji nkaba n'umupepure. Ibintu byose byari nari mbifite. Umupepure ni iki? Ni ubugegera n'ubusambo byose babivanze nyine. Nari igisambo, nari ingegera, nari ibaga njyewe niba nakundaga kwiba hanze nyine nkajya nko mu rutoki rw'umuntu nkiba ibitoki imyumbati nkakura inkingi z'insina reba insina ukuntu bimeze. Iriya nkingi bashinga ku gitoki kugira ngo kidahanuka hariya nkatwara nk'inkingi nk'eshanu nta kintu n'ibyo njyewe n'inka narayibye. Ndayibaga ndayitsinze niko ari umufuka n'ibyinka najyanye n'umuntu ngagiye kunyigisha n'akazi kavamo amafaranga kandi nta n'amafaranga menshi yari arimo. Anjyana ahantu kwiba inka no kuyitera icyuma biramunanira ngiye kubera ko yari ubwa mbere nkaba ndi n'umurara nayikubise icyuma biraguye. Turabaga dutwara amaguru n'amaboko dutwara n'inyama zo kumukamba dusigaza umugongo n'imbavu. Ijyanga turakikorera iyo foto noneho wikoreye umufuka w'inyama amaraso ariko kujojobera zikumeze nk'umwicanyi. Izo nyama twarazibye turagurisha baduhaye na make. Twatanze amata 2 y'inka dutanga n'ukuguru kumwe n'ishingu hamwe n'umutwe baduha amafaranga 15,000. Nyumvira naho ibintu twararigije turya inyama hose naraziriye zirananyisha njya kwa muganga. Narizokeje ngizitogosheje narizi karanze yaranyongeye kwa inyama za kwica. Ewe
man ukuri Imana ndayishimiye yankuye kure yo kabya ari mu nda ndibwa ubwo ndabyumva Imana yagutegura cyane aho ugiye byose naribye ngewe nibye nibaga ibitoki by'inyamunyo nibaga umuceri mu gishanga cya Rurambi nibaga ayo ndahavuze ariko ntacyo. Haleluya amina yego nari igisambo kibi cyane rimwe nagiye kwiba ahantu nagiye kwiba nanyuze ahantu ku rugo rw'umuntu uwo mugabo ariko yari indaya afite indaya ndangije amahirwe ndavuga nti umva rwose ibintu ari gukora ndavuga nimbaje nabana ngiye kugenda musange mu nzu mpite mumukuraho ku mugore yari ari kurongora ubundi aba ari ngiye ujyaho ngenda nomboka nari ngiye kwiba ubwo nari ngiye kwiba igitsina niko twavuga kumugabo narinjiye ndomboka ni nk'Imana yahandindiye ariko Imana irakomeye uzi ko Imana ikunda abanyabyaha ikanga icyaha icyo gihe n'Imana yarankundaga ko nafatwagaze ndomboka gake ngeze mu cyumba mba nkoze ku meza mba nkubiranye na telefone ni 2003 urumva telefone ntabwo zari zihenze kandi ko zicyaduka maze avuga telefone na kuteri ndavuga nti ndatsindira kagaka ya bindi mpita mbyibagiwe mpita nibyo ngibyo mpita niyibira telefone na kuteri ndigendera urumva rye bari kumena umutwe cyangwa bakanyicira mu nzu y'abandi ariko Imana yarandengeye urumva wangegera wambaye ibungu ntabwo ufungwa narafunze uzi ko njyewe nafungiwe Iwawa 2010 mu kwezi kwa kabiri nitwe ubundi igikundi cyacu twagiye Iwawa bwa mbere navuye 2011 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 16 bwana twafunguye neza hanyuma kujya mu by'Imana rero dusigaje umunota itageze kuri itanu tuganira ndashaka ko tuganira bikeya kugira ngo abakunzi bacu bagukunda kuko baba bamaze gukunda uzaza kutubwire ubuhamya bwawe n'igice cya kabiri utubwire imvano tubwire n'ubuhamya kuko ndagira ngo nereke abakunzi b'Imana ko iby'Imana ndagira ngo mu minota itanu dusigaje yonyine itatu turayikoresha tujye tuganire kuri birangano byawe tubwire ku ndirimbo zawe tuzagira tugira abakunzi bacu ahantu basanga bari bakureba bari bareba iby'Imana mu miki ideni ry'Imana yego Imana indirimbo zingahe indirimbo enye kugira ngo izo ndirimbo enye abaturamo imwe amasegonda 33 ukajya tugira ati kitwa gutya ukakaririmba iyo ntabwo ntaguke rwose utukinira akadiho izo rikoze zirekera aho ntabwo ntuzikobakome agira ngo watubwira ukatubwiramo ya mbere twayivuze ko ari ideni ry'Imana iya kabiri yitwa ejo ni njyewe uyu munsi ni wowe 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 ejo ni njyewe niyo ngiyo ntabwo ndirimba igitero iya kabiri yitwa pfuka musenge nimbona ngiye kunanirwa nzapfukama nsenge nubona ugiye gutsindwa uzapfuka musenge ntwari dutsindikiriza n'amasengesho nubura kwizera uzapfuka musenge yego iya kane yitwa umwanzi wacu naho Satani yahaguruka haje kurwanya ubugingo bwanjye ntiyabishobora kuko ndarinzwe ngefite Yesu ukomeye naho Satani yahaguruka haje kurwanya ubugingo bwacu ntiyabishobora kuko turarinzwe dufite Yesu ukomeye abana b'Imana haleluya Imana afite nziza abari kutwumva hano murumva ko atugiye tukamusenge nubona byanze atugiye usoni Rwanda yize ahantu uwo niwe
uwo ni Yesu afite imbaraga zikomeye, nje ndamushima yangiriye neza, kuba ndiho niwe mbikesha, uramushima yakugiriye neza, kuba uriho niwe ubikesha, niwe. Asante sana Deni Ry'Imana. Tugana ku musozo, nagira ngo mubwire abakunzi bacu hano ni ku Mpano y'Ubuzima TV, nagira ngo batubwirire Deni Ry'Imana umuntu ashaka kuba yamukurikirana gute, ndetse ubwire n'abakunzi bawe cyangwa se umuntu wakwifuza kuguhamagara akaba yagushimira yaguperezida, cyangwa se umuntu wagukunda cyangwa se undi muntu wakwifuza gukora ikiganiro, kugira ngo mu minota ibintu usigaje ubikoresho wivuga aho umuntu yagusanga, ndetse utubwire nimero za telefone. Yego, mfite YouTube channel yitwa Deni Ry'Imana TV. Deni Ry'Imana TV, aho wajyaho ugasangaho n'ubukwe bwanjye Imana yankoreye mu minsi ine, nabwo ndakeka bwamaje kugeraho. Ubwo bukwe uzabutubwira, ubwo bukwe bwawe mu minsi ine. Yego, ugaruka uzabutubwira. Abakunzi bacu rero, Deni Ry'Imana tuzongera tumugarure atubwire ukuntu yakoze ubukwe mu minsi ine. yego, nimero ya telefone 078 9 65 190. Deni Ry'Imana rero urakoze cyane, wakoze kudusura hano turi ku Mpano y'Ubuzima TV, turi kumwe na Deni Ry'Imana. Agira ngo Deni Ry'Imana yatuganirije, yatubwiye byinshi cyane, yatubwiye ku ndirimbo ze, agira ngo yatubwiye buri kimwe cyose. Deni Ry'Imana rero, Imana igumisha, tuzongera tuganire. Ndabakiriye mu izina rya Yesu. Amen.